ati rero utameze neza mbanje kwifuriza kumera neza nkubwire ngo uyu munsi nagwe meze neza ariko ejo wamera neza byahinduka wowe wumva utaguye neza mu mubiri ubuzima niko bumera ariko byose birashoboka hejuru ya byose haba hari Imana niyo nyine bishobora gushyira igisubizo ku byo twe tutabasha gukemura nk'abana b'abantu kandi byanze gukemuka nabyo jya ubiha igihe mu gihe runaka igihe gikemura ibintu mu kiganiro cyacu rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane mubona kuri kamera zacu murabona ko arasa neza cyane reka tutangira twibwira tumenye ninde turi kumwe tumenye ninde tugiye kuganira muri aka kanya uri hano kuri Grita TV 2 murakoze nitwa mwiza Claudine. Okay, mwiza Claudine rero mwamwimviye mwiza Claudine noneho abadukurikiye kugira ngo urusheho kuza gusobanukirwa uri mu ntoki ndi umukobwa ndi umukinnyi wa filime birasibyara ntabwo uri umuririmbyi se ndi n'umuramyi yego ndi umuririmbyi ndirimba indirimbo zihimbaza Imana ziramya Imana cyane ndi umuhanga. Dutangire duhahuka akantu gatoya twumve ubwo buhanga bwawe wasanga ufite impano yo kukaba utarimo uyikoresha cyangwa se ngo izamure cyane ujye indirimbo zawe iki katwumve ngeze gato kuko kuramya kameze neza. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwe Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwe Mana kuko ndamahoro. Wow. Mwiza urabizi kabisa urabizi ufite ijwi rimeze neza cyane ariko hanyuma rero reka twigarukire ku bijyanye n'ibya filime ngira ngo nubundi ngewe kuba nagutumiye hano kuri Grita TV 2 nuko nagusanze uri gukina filime rero niyo mpamvu nari nkwambaye kugira ngo tuganire kujyana n'umwuga wawe wa sinema. Ese ibintu byo gukina filime cyangwa se byo kuza muri uyu mwuga wa sinema mu Rwanda umaze igihe kingana iki wabitangiye ryari? Rero ibi ngibi nta gihe kinini ndamara gusa nagiye gushira nk'amezi 5 ariko kuva kera narabikundaga nahereye kera mbikunda nyiri umwana gusanga mbuze n'uko mbikora ariko sinjye wabonye nyine mbona uburyo ndabikora yego ariko kandi ndumva nzabikomeza ntago ari ibintu ngiye kurikira nzabikomeza nyine mpaka kugera kumera. Umaze amezi 5 kugera ubu ngubu umaje gukina muri filime zingahe? Filime ni nyinshi filime ya kari nyishira nk'izo waba wibukamo byibura wenda uherutse gukinamo za vuba cyangwa zishobora kuba ziri hanze zaba zizwi? ahanini nta nubwo ziranasohoka ariko subwo hariyo nyinamo yitwa Rurashonga izindi zo ntago zirasohoka. Iyo yabashije kujya hanze iri kuri social media iri hanze kuri YouTube? Yego iri hanze izindi ni comedy byose ndakina na comedy izindi ni comedy zasohotse izindi filime yasohotse nimwe izindi zasohotse ni comedy yego. Mwiza ushobora kuba umuhanga urumva muri comedy buriyo muri filime bisanzwe hose buriyo no mu mezi 5 kumaje gukina mu filime menshi wenda nubwo atari yasohoka ama projet akiri gukorwa ariko urumva ko ushobora kubohiringa cyane bikugora. Ese nta nize mbogamizi ushobora kuba uhuramo nazo muri urugendo rwawe rwo gukina sinema umukobwa? Imbogamizi ntago zabura imbogamizi zo nizabura hari nk'ahantu
ushobora gushaka kujya ugasanga bagusabye ibintu birenze, haragusaba amafaranga, haragusaba ibindi bitari amafaranga. Ibindi ni ibihe? Sex? Nabyo ntibyabura, kuko niba ubwiye umuntu akakubwira duhure, ni ukuvuga yuko akakubwira tubanza duhure nyine tubonane tuganire, none akakubwira ahantu muri buhurire handi hari ibintu nyine biba birimo bitari byiza. Abakobwa duhura nabyo cyane. Nk'iyo uhuye n'ibyo ngibyo ubasha kubyitwaramo gute? Iyo mpuye n'ibyo ndabyihorera nyine, iyo umuntu akubwiye ikintu wumva utabasha uramwihorera, cyane ko wenda uba ugikeneye ariko nanone inzira biri bunyuremo utazishobora. Icyo gihe rero urabyihorera ukazategereza izindi nzira nyine zindi ziboneye zitari izo ngizo. Reka turebe noneho nko mu gihe ugeze ahantu mwiza baraguhamagaye barakubwiye ati hano turi gushutinga filime nziza cyane, yewe ni na filime wenda izaca kuri amateleviziyo mu Rwanda akomeye cyangwa se no hanze, ariko ni filime ubona ko irimo imbaraga ihambaye, irimo abantu benshi bamenyekanye mu basitari batandukanye, ariko no kuyijyamo birasaba ko nk'umwana w'umukobwa ni ngombwa ko yaba niba sinzi ni ababaza ibyo niba bari umudirector, niba ari uwagukastinze, niba sinzi ukubaza ibyo, ariko ni ngombwa ko igiciro ugomba gutaka kugira ngo ujyemo nuko uryamana n'uwo muntu ugomba kwinjizamo mwiza. Wabigenza gute? Ntutubeshye. Ntago nabyemera. Wakwemera ugaheba inzozi zawe za filime cyangwa icyo gitambo wakemera kugitamba ariko ugakina muri iyo filime bitewe n'urukundo uyikunda? Erega nubwo tuba dukunda ibintu, nemera neza yuko byose dukora tubigeraho kubera Imana yo mu ijuru. Nekereza neza yuko rero Imana iramutse ibonye yuko ibyo bintu nyine bikwiriye njyewe ari ibyanjye, n'ubundi sinabibura. Ashobora kwizigiza nk'uko nguko akansaba ibyo ngibyo, ariko bikaba ngombwa yuko mbona izindi nzira nyine nyuramo n'ubundi nkazikina, we noneho nyuma akajya nyishakira nanyinginga, atari ngiye uri kumwinginga dukunde turyamane. Ese ubundi ninde muntu waka ibyo kugira ngo ubashe kujya muri filime? Ubyaka ntabwo bigombera wenda ngo ni director cyangwa niki. Rega abakobwa baba baragowe. Hari director, hari n'igihe noneho aba ari nk'umuntu wenda wa hafi wa director ariko ari umuhungu, kubera ko nyine amuzi akakubwira ngo reka tubikora ibi ngibi nzagufasha kugera kuri ibi. Hari n'igihe none aba ari director we nyiri bwite. Rero ntabwo ari uvuga ngo wenda abantu babitubwira ni ba director, ntabwo ari bo gusa, n'abantu bashamikanye ba hafi yiwe nabo babikubwira. Ni ukuvuga kenshi mwakwa ibyo mubazwa ibyo n'aba director cyangwa mubazwa ibyo n'aba bantu babegera aba director uko mwe mutazi abo director cyangwa se abantu bakora izo filime, ariko abo ngaba ahubwo babagezaho nibo izo nzira mucamo zindi kugira ngo mugere aho ibyo mushaka biri, niho hantu habera icyo kibazo cyane hanini. Yego, aho ngaho niho haba hari ikibazo. Akenshi abana b'abakobwa bagira ikibazo nyine cyo ntago director baba bafite ubushobozi bwo guhura nawe. Hakaza umuntu akavuga ati ngiyeho director runaka turaziranye turahorana, banze ukora ingi kugira ngo mukugezeho, aba yagushyira muri filime, noneho kandi ugasanga ukoze n'uwo nguwo ugeze kuri director nawe ukoze nawo none murongeye, ubwo si byo wabihoramo. Umuntu ashobora kwibaza ubihuza gute kuba kuko byanze bikunze uko uririmba bigaragara ko ushobora kuba umuntu usenga cyane, usengera muri New Life. Ese uyu mwuga wo gukina sinema ntabwo ushobora kuba ubangamirana cyangwa se uba muri korari? Yego, muri bashutema. Bashobora kuba bazi ko se ukina filime? Ni bakeya, ni bake babizi. Ababizi se niyo comment babasha kuguha? Ababizi bambwira courage ntabwo bambuza. Cyane rega ko nese ubundi umuntu afite ikintu akunda, nubwo kuramya mbikunda ariko no gukina filime ndabikunda, kandi umuntu niwe wimenya, ntabwo gukina filime bigukuramo gukizwa, ntaho biba bihuriye. Ufite ababyeyi? Yego, mfite mama. Ese abyakira gute? Kuko ntekereza ko urumva nawe nk'uko bashobora kuba bakubaza
nk'uko ushobora kuba ubizi ko cyangwa nawe ukizamo hari abagiye bakubaza ibintu nk'ibyo kugira ngo ube wabasha gutanga rimwe na rimwe niho navuga ko ari gutanga ubuzima bwawe cyangwa se ugatanga amafaranga ariko iyo utayafite icyo gihe byanze bikunze urumva ko nicyo kiba gisabwa kugira ngo ubashe guhura n'abo badiregita. Urwo rugendo nawe warunyuzemo. Ese nk'umubyeyi wakubonye uza muri filime akakubona urimo gukina, hari na role ziba zitandukanye cyangwa se umubyeyi watakwizera atabibona we nk'uko byumva cyangwa se nk'uko abibona, abasha kubyakira gute mama wawe? Ni ubuhe buryo ashobora kuba abifata? Mama we aranshyigikiye cyane yuko arabizi uko byagenda kose, arabizi yuko mfite indero nyine, hari ibintu abazi ntakora kandi niyo nanabikora. Njyewe nkunda kuvuga buriya umuntu nubwo umwana nubwo yananira iwabo agakora nyine ibintu bibi, ingaruka nyinshi 95% niwe zibanza. Ababyeyi nubwo nyine wenda nabo zibageraho ariko ziba zaguhereyeho. Byiza rero ntago mama ntago ibyo ngibyo ajya bifatira umwanya cyane ko nawe abikunda nyine, kuba mbikora arabikunda kandi arananyizera nyine. Ubwo icyo nakora ni njye waba wishyize mu kaga mbere ye. Mwiza, ntabwo wadusobanuye neza abadiregita wabaciyeho gute rero wowe kugira ngo uhure nabo? Wakinnye muri filime zigiye zitandukanye, zimwe zarasohotse izindi ntabwo zirajya hanze. Ese wowe wagiye uhura nabo gute? Ese wagiye ubava imbere gute wowe, kandi twumvishe ko ari urugendo rutoroshye? Ntabwo abadiregita bose bameze kimwe. Hari abaka ibyo ngibyo, hari n'abatabyaka. Ntabwo bose bavuga ngo kugira ngo ngire muri filime cyangwa ubukine bigomba ko tubanza kuryamana. Yego rero hari abo ngabo babivuga nahuye nabo, ubwo ngubwo abatabivuga abatabyaka ubwo nibo twahuye nyine babasha kunzamura. Uwahuye n'aba bana beza pe bo batabivuga. Aba bitwarahuye, ntabwo mvuze ngo ntabwo twarahuye, ahubwo icyo ndi kukubwira wanubajije ngo nabaciyeho gute. Narabaretse hanyuma nkumura n'abandi beza bama ibyo nabasabaga, ariko ntabwo abadiregita bose nyine bameze kimwe. Abo warabyangaga? Yego. Nizihe sene utakina, nizihe role udashobora gukina cyangwa se sene udashobora kwisangamo muri uyu mwuga? Nakubwira ngo niyihe nayo kuba bari bunyishyure, ariko role iyo ariyo yose, ariko itansaba kwambara ubusa. Iyo itansaba kwambara ubusa iyo ariyo yose nayikina. Ubwo irimo kwambara ubusa wapi? Ubwo iyo uri mu buriri yo ntabwo ishoboka. Iri mu buriri? Yego, tujya tuzibona. Oya, gukina uri mu buriri n'umuntu kujya kwambara ubusa. Ndi kuvuga kwambara ubusa nyine, asuna kugira ngo twambara ubusa ku buryo nyine abantu babona ko wambaye ubusa. Ni ukuvuga wabwambaye ntibabu wabwambaye. Hariya abantu baba bari gukina bari mu buriri, haba hari abandi. Nese hari ubwo bari muri mu buriri mwenyine, haba hari abandi kandi ushatse wanakambariramo n'indi myenda singo ujye mwambaye ubusa. Rero icyo ndi kuvuga kwambara ubusa nk'uko tubona nyine ku mbuga nkoranyambaga abantu bambaye ubusa, biriya nibyo ndi kuvuga. Ntaho kuvuga ngo gukina turi mu buriri ntabikina biriya. Babaye bari bukwishyura amafaranga menshi. Birabyo ku mbuga nkoranyambaga byo kwambara ubusa. Ntabyo nakina pe. Reka. Wakwemera yo ngayo bakayirira pe kweri. Bayarya ngiye ntago nabikina biriya wapi rwose, nta kinyabupfura kiba kirimo. Buriya ikinyabupfura cyose uba wakigurishije nyine, amafaranga ariyo yaje imbere kandi ntago ari byo. Nyuma yo gukina filime turi abantu, nyuma yo gukina filime nyine turasenga nk'uko nabikubwiye. Nuwuhe musaruro ushobora kuba warakuyemo cyangwa se nuwuhe musaruro ubona urimo gukuramo mu gihe umaze kisaga amezi agera hafi kuri 6 uri muri uyu mwuga, mu mafilime agiye ukinamo agiye atandukanye yaba yasohotse cyangwa se atari yasohoka? Ni nk'uhe musaruro ushobora kuba warakuyemo wenda cyangwa se nk'ikintu wavuga mu buryo bufatika womaje kunguka ku buryo n'undi muntu ushobora kuba kureba cyangwa se wakwifuza kuba yaza kumera nkawe cyangwa se ugufatiraho urugero, ashobora nawe kwitega avuga ati nanjye ndamutse mbijemo ibintu bishobora kungira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Wenda nta gihe kinini ndamaramo, ariko nanone ntago mu gihe gitoya gishize ntago byabura. Ntago wabura amafaranga nyine, nubwo yaba atari menshi ariko niwayabura nyine yo kwikemurira ibibazo nk'abakobwa udateze nyine
mama cyangwa se udateze n'undi muntu wari we wese ku buryo yagufasha nyine ibibazo bito bito tuba dufite ntabwo wabura amafaranga yo kubikemura cyane ko nyine bari gukigeramo ntanjye nyine nagiye kinini maze ariko sinabura amafaranga amfasha buri mu buzima bwa buri munsi. Niki wabwira wa mubyeyi ufite umwana ukunda gukina filime, umwana w'umukobwa ukunda gukina nawe filime cyangwa se ufite iyo mpano ariko akaba apfukiranwa cyangwa se akaba atabona ubwo bwisanzure kubera ko ababyeyi bashobora kuba babitekereza mu buryo bushobora kuba ari nk'aho ari uburara cyangwa se ari ukuba agiye mu yindi mico ubona ko idakwiye? Icyo nababwira ababyeyi mbere y'uko umwana ajya gukina filime hari ukuba baramureze. Sinibaza impamvu ya mico yose wamutoje uyirengagiza ukumva yuko niba agiye muri filime nyine agiye kuba undi muntu nyine agahinduka ntaba akiri wa mwana wawe ahubwo agahinduka undi. Kuba umuntu ajya gukina filime ntago bikuyeho kuba nyine ari umuntu warezwe, ntago bivaho. Nka bya bindi abantu bavuga ngo mbwira ngo uwo mugendana ngo nkubwire uwo uriwe, niko njya numva babivuga. Biriya njye numva babeshya kuko ntago inshuti umuntu nagagira inshuti zimwe. Ushobora kuba ufite inshuti y'ikirara kandi we n'ubikirara. Bivuze ngo rero no gukina filime niba harimo abagenda bakabibirara ntago bose ariko bameze. Umuntu afite gahunda ze, umuntu afite intego ye itumye ajya mu kintu cyane ko ukunda ikintu uragiharanira. Nubwo wahura nabo ngabo direct ameze uko nguko urabangira ukakomeza ugahatana kazagera ku bandi batameze nkabo. Ababyeyi rero bagomba kumenya ngo abana niba umwana wawe ashaka gukina mufashe nyine umutere courage. Reka kubona yuko nyine agiye kuba indaya ataranagerayo, reka kumusubiza inyuma rwose kuko gukina ntaho bihurira no kuba umuntu yava ku mico ye wamutoje we mubyeyi ngo agiye kwita bikirara. Cyane ko nubundi ntago bagiye kugucika. Ubu ukiri umubyeyi we nyine urakomeza ukamugira inama uko bikwiriye. Okay, dusoza ikiganiro cyacu, niki abantu bagukurikiye cyangwa se abantu bagukunda abafana bawe, niki kintu muri iyi minsi cyangwa se muri umwaka wa 2024 turimo urabona ko uracyari mu bisi ntago turajya no mu cya kabiri cyawo tuwusoza, niki kintu bakwitegaho? Cyane gukora cyane. Ubu ngubu ndi gukora cyane, filime zirabageraho. Bivuze ngo filime zose nakinnye ziri hafi no gusohoka, zirabageraho vuba kandi cyane nyinshi. Nicyo nababwira kandi nyine badukunde niba zibana bakore subscribe, share na comment. Okay. Urakoze cyane. Mbibutsa ko rero bakunzi ba Grita TV2 uyu numwe nawe mu bari muri filime turi kubategurira. Filime turi kubategurira rero nakunze kuyivugaho cyane ariko nako nigeze mbabwira yitwa gute. Ni filime rero ni filime navuga ko nziza cyane, ni filime yitwa Believe Me. Iyo filime rero n'uyu numwe mu bayikinamo muzabasha kugenda mubona ndetse n'abandi bagiye bazabasha kugenda bayigaragaramo tubazana no tubaganirize ibibazo mwifuza ko twajya tubabariza muzajya mutwandikira se muri comment kugira ngo tubashe kubyumva tuze tubabarize ibibazo byose mwifuza tubazanire abo mushaka tugira icyo tubariza tubaganirize. Mukomeza gushima rero ukora subscribe kuri channel yacu, ukomeza kudukurikira, ukomeza kutwereka kubana natwe gatanu ku kandi nkubwira ko nawe utameze neza rwose humura ndabizi biraza gushoboka, Imana nishobora byose. Mwiza rero reka tugushimire kuba wabashe kwitabira ubutumire bwacu, ndiza n'ubutane tugukenera uzaboneka. Yego murakoze cyane kandi nzaboneka. Okay, urakoze rero ibihe byiza. Ciao ciao, bye bye. Bye.